reka twongere tubasuhuze nshuti bakunzi ba Rayon yacu aho muherereye hose, twizere ko mumeze neza kandi mukomeza kugenda mugubwa neza. Twizera ko igitondo gikomeza kugenda kibabera icy'umugisha. Kuri uyu munsi turaza gukomeza kugenda tugaruka ku makuru agiye atandukanye. Turaza kureba umutoza wahoze mu ikipe ya PLC bamushinja kuba ari umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport. Kuri ubu ngubu ni umwe mu batoza bakomeje kugenda basaba ko yaza gutoza ikipe ya Rayon Sport. Turaza kureba abandi batoza bakomeza kugenda bahatana n'uyu mutoza. Ibyo byose turakomeza kugenda tubireba. Si ibyo gusa, tubikomeza kugenda tuganiraho. Turaza kuganira ku gikorwa cy'ubururu bwacu, agaciro kacu. Bamwe bati Keva arayakwiye, abandi bati Keva ntayakwiye. Turaza kureba ibindi bigiye bitandukanye. Turaza kureba abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport hirya no hino, nahoze mbona bakomeza kugenda bifatira ku gahanga abafatanyabikorwa babo. Ni byinshi turi bukomeze kugenda tugarukaho, by'umwihariko kuri wakoze subscribe ariko kandi ukibuka no gukora ku nzogera. Reka mubwire ko n'ahandi uzaza ukura amakuru y'ukuri atari kuri Rayon yacu, ariko kandi reka mbone no gusuhuza abantu bagiye batandukanye. Abantu mukomeza kugenda mutwereka ko turi kumwe 5 kuri 5 mwese, yaba abari mu gihugu yaba abari hanze yacyo, mwese twizere ko mumeze neza. Ariko se muri tayari kwigaragaza muri iki gikorwa cy'ubururu bwacu, agaciro kacu? Umuntu wumva ari tayari kwigaragaza mu gikorwa cy'ubururu bwacu, agaciro kacu, aranyandikira nawe anyuze muri comment, ubundi mufashe kujoininga fan club iri bukomeze kugenda iri bumufashemo. Iyo bayita Rayon twifuza, bafite slogan igira iti tuzayibera urumuri no mu mwijima. Mukanya rero reka tubanze duhere amakuru yacu. Nk'uko mubizi, nk'uko bisanzwe, amakuru yacu tuyahera ku bitekerezo by'abakunzi bacu bakomeje kugenda batwandikira banyuze hirya no hino, yaba banyuze kuri nimero ya telefone cyangwa se abakomeje kugenda banyura muri comment. Bose dukomeza kugenda dusoma ibitekerezo byabo. Uyu bamwita ngo Salom Kagame ati gushora n'amafaranga ati n'amafaranga mwamuhaye angaya ngo agure. Uyu nguyu yakomeza kugenda agaruka kuri mwitukabe nk'abana bicara bategeka ko batamikwa, tugomba kwikoramo twivuye inyuma. Yakomeza kugenda agaruka kuri Jean Fidel, yakomeza kugenda avuga ati kabisa atabafana se ko mu Breminga mwamuhaye angahe, ati kandi mubizi ko ekipe yacu bisaba kwikoramo. Witwa Iradukunda Theogene ati mutubwire abasinye. Umusaza komeza Innocent, twizere ko umeze neza cyane mwisi wa fan club. Ndizera ko kabisa ukomeza kugenda umera neza cyane, inshuti yacu yakadasohoka. Ni nyiri cyubahiro cyankuriye ingoma, ndasigara uzimenyera kaho. Reka dukomeze ibitekerezo kabisa, ikomeza Innocent umuvandimwe. Reka uyu ati yashakaga kuduteza igikona kugira ngo kiturangize. Akomeza kugenda agaruka ku mutoza Julie Meti washakaga gukinisha abana, avuga ati uriya mutoza ngo ni Julie Meti, ni igihuha kabisa. Nanjye n'umwe mu batoza ntigeze nemera. Ni umutoza nyine wabonaga ko hari igihe byageraga mu minota ubona ko ekipe ya Rayon Sport isumbirijwe, nabungirize bagakomeza kugenda bamubwira ati ko se wakoze remplacement hariya, ukabona hamagaye umukinnyi, ukabona arongera aramubwira ati nasubireyo, ukabona yuko cyane cyane witwa Lebitsa Ayabong hari igihe yafataga icyemezo. Sinzi mate nigeze kureba uyu Lebitsa Ayabong ageraho aganira na staff, bagira bafata icyemezo bavuga ati reka duhaguruza abakinnyi bajye kwishyushya turebe ko byibuza uyu Julie Meti ari bashyiremo, ariko akomeza kugenda nyine bareba nk'abadahari. Umusaza komeza Innocent akomeza kugenda avuga ati ariko President Jean Fidel Uwayezu mu munenga iki, ubu Rayon Sport ntiyavuye mu kajagari.
yahoragamo. Ikindi ninde perezida wundi watsinze igikona byibuze inshuro 3 yikurikiranya. Avuga ati kabisa ati Modric mukundira amakuru atagira ibihuha, ati ngwino uyaduhe ni wowe wacu kabisa. Musaza akomeza Innocent avuga ati bonjour Modric, amakuru yawe ebana musaza ndakwemera ijana ku ijana. Yo akaba ari perezida wa fan club yitwa Isibo Fan Club. Ubwo abantu bashaka kujoininga iyi fan club mukomeze kugenda mwandikira umusaza akomeza Innocent. Uyu nguyu bamwita Nkurunziza Gerard, ati ni Gerard turabakunda natwe turabakunda. Karekezi Olivier ati ubundi amafaranga akora byose. Uyu nguyu yitwa Nizeyimana Germain akomeza kugenda avuga ati ariko ko mugaya Jean Fideli ibyo yakoze byose muzemera iki? Uwayigwawe nta mafaranga ahari wakora iki? Ibyo mwifuza byakorwa nta bushobozi bifitiwe. Mwige kwakira ibihari kuko kuko ufite arya nk'uwifite kandi umurwayi arya nk'umurwayi. Uyu nguyu yitwa Musabirema Christophe ati okay, ati Jean Fideli ari hasi. Uyu niko yakomeje kugenda avuga. Witwa Salim Kagame ahita mu blaming ahita mu replaying avuga ati ari hasi Rayon si ya kabiri, ati si ya kabiri amikoro niyo ari hasi kandi twabaye aba kabiri n'abakinnyi baragiye. Abakomeza kugenda batanga ibitekerezo. Salim niyo nkuru ati mwaramutse, ese ubu Raoul Shungu ubu yatozaga hehe? Uyu mutoza abarizwa mu kipe bita AS Vita Club, ati ese ubu aracyajyanye n'umupira w'iki gihera? Nikakomeza kugenda yibaza. Witwa Democracy Jean Pierre ati mutubwire harya ubu Raoul yatozaga he? Ariko Robertinho ndumva ari we waba mwiza. Uyu nguyu yitwa Emmanuel Bimenyimana ati mbega Reyo. Ibyo nibyo bitekerezo twari dufite. Reka tugaruke rero mu kiganiro cyacu tureba andi makuru akomeza kugenda avugwa muri ikipe yambara ubururu n'umweru Isaro ry'Inyanza. Mbesura omujema na Kasimu Natanazi. Reka duhere ku mutoza bita Zlatko. Uyu Zlatko ngira ngo abantu benshi muramwibuka cyane, numwe mu batoza batoje ekipe ya APLFC, numwe mu batoza ekipe ya Rayon Sport yapanguruyeho amanota, ngira ngo abantu benshi ntago musigera mubyibagirwa. Uyu mutoza bakunze b'ikipe ya APLFC bakundaga kumubwira bati turakwanga, ati kuko uri umureye, akababwira ati nanjye ariko burya simba kunda. ngira ngo mwakomeje kugenda mubikurikirana ubwo bakunze b'ikipe ya APRFC rwose bagendaga no mwitangazamakuru akavuga ati rwose ati nanjye simba kunda, ati niba munyanga nanjye mumenye yuko nanjye ndabanga. Uwo rero akaba ari umutoza Zlatko. Kuri ubu ngubu Zlatko nyuma yuko umutoza Julien Meti atangaje yuko yatandukanye n'ikipe ya Sport, n'ikipe ya Sport ikabikonfaminga yuko uyu Julien Meti bamaze gutandukana bidasubirwaho. Umutoza Zlatko n'umwe mu batoza bamaze gutanga kandidatire yabo cyangwa se bamaze gutanga ubusabe bwabo mu kuba basa invitation mu kuba baza gutoza ikipe ya Sport. Utisina na jojori n'abapolisi. Nibyo rero amakuru akomeza kugenda agera kuri Rayon yacu nuko uyu mutoza ari umwe mu batoza bifuza kuza gutoza ekipe yambara ubururu n'umweru. Nawe Kanyama yayi na Kanyandekwe. Uretse Zlatko kandi twakomeje kugenda tugaruka ku bandi batoza bakomeza kugenda bahabwa amahirwe yo kuba bakomeza kugenda batoza iyi kipe yambara ubururu n'umweru, aho harimo umutoza mwakomeje kugenda munagaruka hano muri comment bamwita Raoul Jean Pierre Shungu. Uyu nguyu akaba ari umutoza wageze mu Rwanda mu mwaka w'1989 atoza ikipe ya Espoir, akaba ari umutoza waje gutoza ikipe ya Sport, ndetse abantu benshi bemeza ko ibikombe ikipe ya Sport ifite kimwe cya kabiri cyabyo ndetse bishobora ko binarenga byatwaye n'uyu mutoza Jean Pierre Raoul Shungu. Kandi nizeye Imana nzakarema gakumba. Uyu nguyu akaba afite n'umuhungu wakiniye mu ikipe ya Rayon Sport bita Onyashungu. Ngira ngo abantu bakomeje kugenda bareba Rayon Sport kuva kera, ngira ngo baramuzi cyane. Uyu Raoul Shungu rero numwe mu batoza bakomeza kugenda bavuga ko ari n'abakinnyi ashobora kohereza muri ikipe ya Rayon Sport. Wo yabanje kohereza akaba ari umuzamu bita Jackson, ngira ngo mwakomeje kugenda mumubona, umuzamu w'umuhanga kabisa, umuzamu wagiye afatira amakipe agiye atandukanye arimo n'ikipe ya AS Vita Club. Uyu mutoza Raoul Shungu arimo nyine nk'umutoza. Ni mu gihe kandi
uretse iyi kipe yakomeje kugenda ikina amakipe menshi arimo yitwa za Maniema n'andi makipe agiye atandukanye yo mu gihugu cya Republika Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ngubu akaba ari umwe mu bazamu bari mu ikipe ya Rayon Sport, ndetse abantu benshi bakaba bakomeza kugenda bavuga ati kabisa uwitwa Kadim Diaye izamu ntaryibagirwe. Ariko nahoze mbona abantu bakomeza kugenda bagaruka ku bintu by'amatransfer hano mu Rwanda. Reka tujye twemera ko amakipe ya hano mu Rwanda uretse na Rayon Sport, uretse polisi ikomeza kugenda nyine yigaragaza igura abakinnyi, ariko uretse na Rayon Sport na APR yewe muri rusange nahoze mbona abakinnyi yakomeje kugenda ishaka. Kuri ubu ekipe ya APR nimwe mu makipe yakomeza kugenda yifuza umwataka w'umuganda bita Steve Mukwala, ngira ngo mwaraye mubonye ko yari asimye mu ikipe ya Simba Sport Club ku $130,000 by'idolari. Ekipe ya APR kandi yo yayiciye $70,000 ataravugana na Simba. Itivuga iti reka ayo mafaranga ntago twayatanga. Ni mu gihe kandi abakinnyi bagiye batandukanye, abatoza ngira ngo mwakomeje kugenda mwumva b'ikipe ya PRC bose yakomeje kugenda yifuza, bose bagiye bakatira handi, ukumva bagiye muri Sudani, ukumva bagiye handi hagiye hatandukanye. Byumvikane ko rero mwabantu mwe nubwo tuba twirenganya tuvuga tuti wenda ekipe ya Rayon Sport mu buryo bwa mikoro iri hasi, wenda bijyanye n'uburyo ekipe ya PRS yo ibifite amafaranga cyangwa se bijyanye n'uburyo amafaranga yayo aboneka, ekipe ya PRS ishobora kubwira umukinnyi ititegereza, umukinnyi akabyizera akavuga ati reka negereze ubwo APR bimbwiye buriya izansinyisha kandi amafaranga izayama, bikarangira nyine imusinyishije. Ariko ikipe ya Rayon Sport nyine rumva ibihanganye na za APR, ihanganye na za polisi, kandi noneho abakinnyi ntago babizeye ko wenda amafaranga ikipe ya Sport azabonekera ku gihe, bigatuma bahita bajya ahandi. Ni muri urwo rwego abakunzi b'ikipe ya Sport bagiye batandukanye nahoze mbona ku mbuga nkoranyambaga bakomeza kugenda banenga cyane cyane abafatanyabikorwa b'ikipe ya Sport, bibaza bati ese ubundi ikipe ya Sport ko buri munsi sinyana n'abafatanyabikorwa, abafatanyabikorwa bo bayifasha iki? Ati abafatanyabikorwa nabo bakabaye rwose uretse ko nyine abakunzi b'ikipe ya Sport nk'iki gikorwa cy'uburu bwacu agaciro kacu barimo, atari ko n'abafatanyabikorwa nabo bakabaye bavuga ati byibuze niba ikipe ya Sport yambara nka Canal Plus ikaba yambara Skol, reka natwe tubagurire bamwe mu bakinnyi b'ibikomerezwa. Abantu bakomeza kugenda bavuga bati kabisa ati ekipe ya Rayon Sport n'abafatanyabikorwa bayo nabyo ntago biba byoroshye. Gusa kuri ubu ngubu igikomeza kugenda kigaruka nuko ikipe ya Rayon Sport kugira ngo itangire kugenda isinyisha itegereje amafaranga y'abafatanyabikorwa bagiye batandukanye, kugira ngo nayo itangire yinjire mu ruhando rw'amakipe atangira kugenda nyine asinyisha abakinnyi. Abantu bakomeza kugenda bavuga ati Jean Fidel, ariko se ninde mu perezida mu ikipe ya Rayon Sport wafashe amafaranga akagura abakinnyi nk'uko ikipe ya Rayon Sport ifite abakinnyi bagera ku 9 bafite amasezerano niba atari 8? Ninde mu perezida wafata amafaranga akagura abakinnyi barenga 20 akabagura amafaranga ye? Umuperezida ntabwo yigeze abaho mu ikipe ya Rayon Sport. Ni nayo mpamvu nyine mwasangaga ikipe ya Rayon Sport rimwe na rimwe igiye iri mu madeni kubera ko yashakaga gusinyisha abakinnyi, ariko kandi nta mafaranga ifite, bikaba ngombwa ko igenda igafata amadeni, bikarangira nayo madeni kuyishyura bigoranye. Hari aho rero nanjye ngera rwose nkagarukira witwa Jean Fidel Uwayezu ku bantu bakomeza kugenda bamupremenga avuga bati Jean Fidel kugeza kuri ubu ntaratangira gusinyisha, ariko reka ajya asinyisha nyine abakinnyi bajyanye n'amafaranga ahari. Niba ategereje amafaranga y'abafatanyabikorwa nategereze nyine amafaranga y'abafatanyabikorwa aboneke. Abakinnyi bo ntago abakinnyi bigeze babura ku isi, abakinnyi barahari, uretse mu isoko nyine ryo mu Rwanda niho navuga ko wenda abakinnyi ari bake, ariko hanze ya Afurika abakinnyi baracyahari kandi baracyari benshi. Aho kugira ngo rusange ikipe ya Sport yipashe muremure usanga iri mu bibazo nk'ibyo Kiyovu Sport irimo kuri ubu ngubu, ko Kiyovu Sport kugeza kuri ubu ngubu ni imwe mu makipe atemerewe kugura. Ngira ngo mwakomeje kugenda mubyumva kubera iki? Kubera ko yari ifite umugabo bita Juvenal, umwe mu bagabo abantu bakomeje kugenda bakurira ingofero, umwe mu bagabo bakomeje kugenda bigaragaza mu matransferi, ariko aho byarangiye asize ikipe ya Kiyovu Sport byatumye bamwambura n'ubunyamuryango bw'ikipe ya Kiyovu Sport, kuko Kiyovu Sport kugeza kuri ubu ngubu ni imwe mu makipe ari mu marira. Ari ahangaha rwose abakunzi b'ikipe ya Sport aho natwe dukwiye kugera rwose tugatekereza kuri reka nkomeze kugenda bashimira mubwira ngo iyi ni rero yacu, by'umwihariko kuri bakoze subscribe, ariko kandi kwibuka gukora kunzogera. Reka nkubwire ngo tuzatubana 5 kuri 5. Ciao ciao.